wamenyereje abagukurikira tuzi kureba kuri ibyo bintu mani rero iyo umuntu ashonje ntabwo aririmba neza mani nk'ubu mfite inzara tumye ibiryo ntabwo birahagera iyo umuntu ashonje ntakora baramwe mu muntu ushonje ngo buriya umuhanga wo kuririmba aririmba neza ashonje barakubeshye rero nkubwiye ibindi nanjye Beka wow Beka shimwe rinyise ntabwo ujya kumenyera Abuze kuri izina ry'umuntu uri igitangaza wa mugabo. Mureke nze kubanza n'ije. Ariko ibitekerezo byo ndabigendana. Ibitekerezo ndabigendana. Narindi kubwira abantu ukuntu buriya imbeba niyo yarya ikoboyi igiye kwiherera biba ari umukara. Buri bigenze iki? Ngo niyo yarya ikoboyi igiye kwiherera biba ari umukara. Abe rodire kan nkobaze iyo yarya umwenda w'umutuku. Iyo utaza kwisanga uri umuhanzi wari gukora iki nk'akaye kazumva bari kuzamura utaza kwisanga ntari umuhanzi kuki se ushaka umurugero we wumva ko wampa ukumva byari kugenda uko tubiza ko wese yasubije satani ngo ntungerageze nanze urugero okay tubigere nka wa muzerwa w'ibukavu wavuze ngo kwa mufano okay tubigira urugero basi ntabwo bibaye yuza kutaba umuhanzi wari kubiki Imana ari kugena n'icyo nari kuboko rwose ntabwo nzi ibintu byinshi. Na perezida baramubaza akavuga ngo yataba perezida yari umushoferi w'indege yari umupilote w'indege. So nanjye nk'ubu iramutse yo nza kuba ntaradoze umunwa nakubwira icyo nari kuba. Kivuge nyine. Urumva? Bari icyo uvuga. Icyo nari kuba? Hasi munyandikire mubona yo ntaza kuba uyu nguyu mubona nari kubiki. Munyandikire mubona Melody yari kubiki ataza kuba umuhanzi. Nabonye ninde bivuze ngo nafata bushari ngo nkamugira umukozi wo mu rugo ninde wavuze ibyo bigoro. Uravuze? Araka video nabonye ko umuntu ari kuvuga abadage ari kwandika ngo umujura. We Bro, naravuze ngo ari kuba umupasiteri. Ariko umupasiteri we nzamuba ntago ari ibintu bizarangira bitabaye. Ibazo uramutse ubaye pasiteri ukaba nka pasiteri Hakim. N'ubu asengera abagore bagatoha. Yewe ntago namuba pe. Ni hitamo gukora Imana mw'abantu. Mbese Melody konde wabaye akana. Konde wagize baby face. Kwikunda ni iki se? Konde ufite itoto rya Jay. Oya nanone ntago irya Jay narigezaho. Ira ni rundi rwego. Ariko nyine muri iyi minsi habayeho gahunda yo kwikurikirana no kwikunda no gukomeza kureba neza ukuntu ibintu byarushaho kugenda neza. Abikorana n'umuziki rero mbivangavanga. None ikintu hano ngo yari kuba umuproducer. Umusa none waragiye ubundi hari ukuntu umuntu abantu baba bamuzi urukumva. Producer ndamurarika. Bivuze ngo umuntu byanditse arakuzi. Nyangerageza guproduce ntago mbikora nyine full time ntago ari akazi kanjye inzara abahungu bandusha na ba Roda. Ariko nabyo njya mbikora nyine rimwe na rimwe nko kwira. Uravuze ngo aya masaha tugiye muri quarantine ubuse ni quarantine se quarantine ubwo hakaza ikindi hakaza guma mu rugo imiziki wadutamo. Ikora pe none se nk'akaririmbo hari akaririmbo twitwa nzagumbuza naragakoze kiza mfasha kukarangira. Na karirimbo k'Imana kari kuri album nyine mperuka gusohora. Ari n'utundi ngenda nkora nyine nkadutangirana. Iyo ko nabonamo ariko ntago nyine nge production yanjye nyine ntago nyifana. Bita niyombaza nyine bana bajene ko barabizi byatari nyine hari ukuntu bifata bakabikoraho nyine ukabona nyine barandushije. Barakurushije. Ariko reka mbere ko nabibereka uko biba bimeze.
kamera noneho bayihindukiriza bati iyi bore yabuje n'ibintu byinshi nayo sawa reka nyihindure. Urabona iyi ngiyi ni man ufashe telefone abari yuhindura none se intore hari ubwiganya. Urumva iyi ngiyi ni logic. nose ko ndabindutse DJ Khaled Oya ntago ari iby'aba DJ man, iyi ngiyi ni setup ya studio. uyanye ibyo nose nta Khaled nta producer ngarya ya wow Na ni DJ Khaled koko nta ngomba kwizina ry'umudini. Ariko roda ni kijiji. Uzikaba yafashe project ya ngo Miss Melody. wow bivuze ngo so uriyandikira so you mean you can make it aho ngo byose bikarangira mu rugo Nabikora hakaza kuzabahanga nyine bakamfasha. Ibintu tukabisura ifatika ariko ntago nyine aba producer badahari ntago bintu cyahagarara. wow aha hano bati impamvu Bruce Melody indirimbo ya Diamond nuko niwe wayikoreye ntiyavuye muri studio muri la machine indirimbo ya Bruce Melody twara indirimbo ya Diamond indirimbo ya Diamond izasohoka na kare nari kubivuga nuko nitoke ducanze. Indirimbo ya Diamond kandi ndabumviye abantu bari kubivuga gutyo nyine umushinga munini ariko ntago ari indirimbo nahita nsohora uko niba nyine ngomba ni project nini kandi harimo n'undi muhanzi wo muri Nigeria nawe twibuka cyane. Ariko iyo ndirimbo izasohoka kandi mu muzayikunda ni indirimbo nziza tu. indirimbo nziza Ni indirimbo nziza ndi kwiharira umwanya kugira ngo twese nyine urumva irimo abahanzi batatu tukanza duhuza igihe ku buryo mu gihe cyo gusohora twese indirimbo ntabwo ari ya babiri ni ya batatu. Yego. Kuzari kuri gisasu. Kambabwira ukuri no project base. Yakozwe n'umuproducer wo muri Ghana. Yitwa City ni Grammy winner. Ndamubona Hanyuma ubwo Ghana ni igihugu kimwe no producer muri Ghana ariko akunda gukora muri South Africa. Harimo Tanzania, harimo Rwanda, njyewe harimo Brown Joe wo muri Nigeria yashutinzwe na Sasha wo muri Uganda. Irimo ibihugu byo ni indirimbo ya Afrika. So nukuvuga ngo iyi ndirimbo irimo abantu benshi. Yakozwe n'abantu benshi kandi bafite imico igitandukanye. Iyi ndirimbo tuyitegereze ryari Melody. Mwitegereze urumva tugomba gukora inama n'abana bahanzi bose tugahuza nyine timeline ku buryo ikintu gisohoka abantu bose bari mu mwuka umwe. Amashusho yarasohoye video yarafashwe. Iyi video yarafashwe ariko buriya buri muhanzi aba afite ize. Hari n'igihe umuntu akubwira ati reka duhindura kanaka kadusubire muri studio duhinduremo iki n'iki. Projet yari nini isaba umwanya nyine ntago ari ikintu gita gisohoka. Ejo ugira gutya mbona ka video kawe uri kumwe n'uyu mujama. Uri kumwe n'uyu mujene. Uyu mujene biti. Uyu nguyu ni umushuti wanjye bisanzwe yangezeho home turarecordinga nyine indirimbo bisanzwe. Indirimbo na Baraka imuzira nayo ni nyinshi buriya hari abantu babiri duhura buri gihe tugahita dukora indirimbo kandi nyinshi ntabwo bihoka kubera rero baba haje zisohoke ni ibidanje. Urumva bien na Baraka na Harmonize iyo duhuye dukora indirimbo nyinshi kubera iki zidasohoka rero ntabwo wazora indirimbo buri munsi. Hanyuma se ko izindi zawe zisohoka izi ngizi z'abagabo b'ibyamamare ko zisohoka nuko biba bisaba ko nyine tuba turi kuri page imwe nyine tugomba kubihuza tukumvikana ku buryo indirimbo nyine twese tugomba kuba twabihisemo ko indirimbo isohoka kandi nubaha cyane akazi k'abandi nyine nkuko nabo bubaha kandi. Ese nk'ubu iyo byagenze gutya dufate nk'ubu nka turabizi ibingibi umuziki wamaze kuba ubucuruzi ni business biba murimo nk'ubu ngubu iyo ndirimbo yanani nk'iyo ni inshuti yawe par exemple dufate nka Harmonize ntabwo tuza gufata Baraka ngo mukurenze dufate nka Harmonize nk'umuhanzi wa Kasamutwe nk'iyo ndirimbo igiye gusohoka iyo projet biba ngombwa kumwishyura nkuko tubona aba bahanzi b'abanyamerika mbere y'uko umuhanzi w'umunyafurika akorana nawe usanga biri gupfa $1,000 by'amadolari hari prix kugira ngo atangiye collabo zabo urazishyura. Iyi ndirimbo ari iye
yishyura ibisabwa byose, nanjye yari yanjye nishyura ibisabwa byose. Number one, njye nshyira imbere nyine ubujamano, ubushuti, uko nkonekita n'umuntu, nibyo binyorohereza nyine no gukorana nawe neza. Ibyo kwishyura watubeshye indirimbo na Meddy. Ntabwo nabibabeshye, twarayikoranye, uzamubaze. Kuyikorana ni kimwe, iri he? Urumva Meddy nawe ni umuntu nyine uri busy kandi ufite byinshi nawe yiberamo. Ni ukugendera kuri gahunda ihuye n'ibyo. Urumva twanayikoze ndi mu gihe cyo gusohora album yagomba kubanza gusohoka. Ikindi nawe buriya bafite izindi gahunda ze, ni ukubibuza gusa kumenyera ko indirimbo isohoka nta bindi. None se Melody, iyo ndirimbo mwayikoze yaramaze kuba umurokore, iyo ndirimbo ni gospel, ni indirimbo secular isanzwe, indirimbo zisanzwe, sindi kubisobanukirwa byagenze bite? Ndi sekirise ku buryo nsanga umuntu mugakiza nkamuturumburamo. Uravuze ngo wowe na Meddy mwakoranye gospel? Erega gospel buriya nzikora neza byadanje, erega ndakijijwe man. Melody, wakora ndakwanga ugakora na nzakagendana. Oya buriya ngiye gospel ni nazo. Erega twese kubera tuba twarakuye no mu miryango nyine y'abantu bakijijwe, usanga gospel yo twahereyemo. So no kuvuga ngo indirimbo na Melody ni gospel? Yego. None nguza muzakoresha abakobwa bambaye amakanzu, ntabwo muzakoresha abambaye utumba magara? Ni kuki hakenewe abakobwa kandi ari ibintu by'Imana? Korali se ntibaririmba, korali se tubona barimo. Korali twakoreye indirimbo nayikoranye na Meddy. Urumva ko twakoze indirimbo nk'abantu babiri b'abartiste kandi b'abagabo. Video yo sinyananetse njye noneho ntabwo buriya video ntabwo sinari nakayitekereje, ubutumye ndanabitekerezo wa mugari baza no kubitekerezo batubwira ukuntu ibintu byagenda, ariko ni indirimbo nziza. Indirimbo nziza nyine yo kuramya Imana no nzirira imbere, ariko njye ndirimba indirimbo za gospel nyine rimwe. Aho kaziyumvira ntazo uratuha nk'abanyarwanda. Ya ndazitanga pe no kuri album yasohotse nari yakaririmba ko Imana kamwe nakubwiraga nayikoreye. Nuko utegereza nayo playlist yawe, ariko cyangwa se ibintu by'agakiza ukaba bigendera kure. Ibintu by'agakiza ukumva ntabwo abo bose ukumva ko inyuma ukumva ariko ibaze vuba. Bese Melody, ubu namara kuza kumva ikinyafu nako kumva katapira kajya kumva nzakagendana. Urabyumva byose, none si maze gukora ibyaha tuvuge nk'umaze gusambana ntabwo ujya wihana. Urumva nanjye nuko nzoboye kugira ngo ngufashe kwegerana n'Imana nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ubuzima tuba busanzwe. Hari igihe umuntu nyine agira gutya akegerana n'Uwiteka. Proje yahwihwishwe ko ufitanye indirimbo na Sean Paul, iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibigambo by'abantu? Aho ngaho rero reka mbabwize ukuri, iyo ndirimbo rwose ntayo ihari. Ntayihari? Twe twarakoze, twagiye muri studio turakora, ntabwo uriya muntu afata uburyo njyewe namaze no kubirenga nyine nigira mu bindi. Uretse gato mwarakoze mwararecordinze? Yego. Na Sean Paul mwakoranye mwararecordinze na ntuza? Okay, Melody tubwire niba atari ibanga. Indirimbo mwararecordinze, so ni wowe na nura mujana mwakoranye Shaggy nawe irimo? Oya nta urimo, twakoranye na Sean Paul wenyine. Indirimbo aranayikunda, ariko nyine nshaka bari abantu baba bafite nyine ibintu utamenya amani byinshi. None se nk'iyo umushituyeho, okay umbabarire wenda ntabwo ngewe ibintu bya production cyangwa nk'ibumba ntabwo mbifitemo experience nyinshi, ariko nk'iyo bigenze gutya ukaba ushobora kuvanamo record nk'indirimbo nk'aya mari, nta kuntu ushobora kubicabiranya ariko iyi ndirimbo ikajya hanze bishyizemo imbaraga zawe? Nabikora ariko bishobora kungiraho ingaruka. Gute? Ko ahita koko kubera mugirana amasezerano, icya kabiri ntabwo ari twebwe tunabidecidinga. Urumva hagomba kuba impande za management zombi zikavugana. Buriya nk'iriya project twakoreye na Shaggy biba birebire nyine, barabikomeza. Abahanzi bari international ntabwo cyane cyane nk'abari nyine abantu b'isi, ntabwo ari abantu nyine ko gukora ku bijya kubibonera. Barabiprotectinga ku rwego nyine rutabaho. Ubwo rero si ikintu navuga ngo mfite kuhora, kandi nanjye ndumva
kariyeri ikomeye, nta si nko kuba mu mafuti no mu manyanga. Wow. So bivuze ngo ugize amahirwe hakabaho akaba disponible iyo ndirimbo nayo yasohoka. Ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo akazi gasigaye ni akagayeri, njye akanjye narakarangije. Akawe warakarangije? Management y'ubu niyo ibifite mu ntoki. Management niyo ibifite mu ntoki kuko ushobora kubidiringa indirimbo igasohoka. Yego, baravugana bagashyira ibintu ku murongo, tugeneye n'ibintu. Urumva umuntu kumva kuva ngafite ngo tuwa ngo gagiye kujya muri Australia, ngejo ndazavayo, ngagiye ngo mu Buhinde, ngavayo ngaje after album agiye gusohora nawe, ubwo ndi kumwirukankaho nawe ari kwirukanka ku bazungu wenda nawe, ugasanga nyine ntimuri guhuza neza. Ni nacyo navugaga kare no kuri no project ya Diamond. Ugomba guhuza igihe ko ntabwo nasohora indirimbo umuntu atazapromotinga, ntabwo ari byo. Ntabwo nasohora ikintu tutazaba turi mu mwuka umwe mu mwanya umwe nabo twabikoranye. Coach Gaere mwazanye Shagi, Coach Gaere ibyo kukwita shondoroketa bivaho kuko wari ukoze ibintu bya Kasamutwe, tuzanire Shemporo, tuzanire urabo wubatse ikintu, urabo dukorera ikintu gifatika. Coach Gaere amafaranga urayafite, Coach Gaere buriya amafaranga urayafite, Coach Gaere iyi ndirimbo isohoke. Ibintu by'amafaranga hariya ntabwo ari ibintu by'amafaranga. Coach Gaere ntabwo afite amafaranga gusa. Coach Gaere ni umusirimu. Coach Gaere ni Akasamutwe. Coach Gaere ni akasongoyewa. Coach Gaere agira atya. Coach Gaere arinjira twa network za Kinyuzi. Mufate Kinyuzi mumuhereze network. So afite buri kimwe. I know he can do it. Aramuhamagaye. Okay. So guys, mube tayari muze, ntabwo nashaka kugira ngo uyu mujene mukanya muzamuke, urumva mumumfashe